Hello brothers and sisters, mumeze mute? Bantu bakunzi ba Wideland TV, aho muherereye hose ndabasuhuje. Nk'ibisanzwe rero ni Donatien Bimenyimana, none tugarutse mu nyungurabwenge episode ya 6. Ngira ngo munambwire nyine episode zabanje ukuntu mwazumvishe cyangwa se uburyo mwazakiriye, se bibamarira iki cyangwa se mwumva hari icyo bibungura mu kwigisha Ikinyarwanda tuba twahimbye cyangwa se tubagezaho tubategurira mu byakira gute. Episode y'uyu munsi rero, episode ya 6 iragira iti: umusanzu w'umusaza ugawa cyane mu gihe cyo kubiba, ariko ugashimwa cyane mu gihe cyo gusarura. Ndasubiramo rimwe: umusanzu w'umusaza ugawa cyane mu gihe cyo kubiba, ariko ugashimwa cyane mu gihe cyo gusarura. Reka tugaruke dusobanura cyangwa se dusesengura aya magambo. Mu kwandika aya magambo cyangwa se guhimba aya magambo, icyo nashaka kuvuga cyangwa se kugaragaza ni ubunararibonye bw'umuntu mukuru cyangwa se bw'umusaza, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ufite ikintu azi yasangiza abandi bantu mu buzima bwa buri munsi tubamo. Uvuga ngo nimba hari ikintu uzi neza kandi uhagazeho cyangwa se ufitemo ubunararibonye muri icyo kintu, abantu baba bakwiye kukikubahira, kuko iyo batakikubahiye iminsi ntabwo itinda kuzabereka yuko bakwibeshyeho cyangwa se bagomba kuba barubashye icyo wabwiye cyangwa se icyo waberetse bitewe n'ubunararibonye ufite muri icyo kintu. Ni ko kuvuga rero ngo umusanzu w'umusaza ugawa cyane mu gihe cyo kubiba. Ni ukuvuga ngo nyine ushobora kuba wabona ko umuntu ari umusaza, wenda se ukumva uramusuzugura kuko nyine ashaje, ariko ukibagirwa ko afite ubunararibonye bw'ubuzima cyangwa se bw'ibyazi muri ubu buzima yagiye abona, kandi wakabaye umwigiraho, cyangwa se wagombye kuba nyine utuza ukayoboka nyine ibyo akwereka kuko abizi neza. Ariko nyine wenda kuko we ukiri mutoya ukumva yuko kuba ashaje buriya n'ibitekerezo byiwe ntabwo bifite umumaro ukomeye cyane, cyangwa se ntabwo byagira icyo bihindura cyangwa ntabwo byatanga umusaruro, ukaba wabisuzugura. Ariko ubunararibonye bwiwe buba bushobora kuzagaruka nanone bukaza busubiza neza yuko wamwibeshyeho cyangwa se wari waribeshye ku mitekerereze yiwe. Mu by'ukuri rero uyu mugani cyangwa se iri jambo rikwiye kuba ryakoreshwa mu gihe nyine ubona wenda uri kumwe nk'umuntu uri kumwereka ibintu cyangwa se uri kubimubwira, kandi mu by'ukuri ubizi neza cyangwa se ubisobanukiwe neza, ubihagazeho neza 100%, utabishidikanyaho, ariko nyine ibyo umubwira ntabyemere cyangwa se ntabyizere. Icyo gihe wamubwira ati: umusanzu w'umusaza ugawa cyane mu gihe cyo kubiba, ariko ugashimwa cyane mu gihe cyo gusarura. Icyo gihe naba ari umuntu uzi ubwenge azahita asobanukirwa icyo umushatse kumubwira. Niba ari umuntu uzi Ikinyarwanda neza azahita amenya yuko nyine ushatse kumwereka yuko ibyo uri kumubwira ubizi neza kandi cyangwa se ubihagazeho nubwo yabipfobeje. Mu by'ukuri rero iyi nyungurabwenge cyangwa se aya magambo mba nahimbye cyangwa se mba nifuje kubagezaho, ndabanza nkicara nkayasesengura neza, cyangwa se mu kuyandika nkabanza nkareba neza uburyo avugitse n'uburyo yumvikana, cyangwa se n'ubusobanuro bwakorohera umuntu kuba yayumva, nubwo yaba atari umuntu uzi Ikinyarwanda bigiye kure cyane. Ariko byonyine nubwo bavuga ngo umugani ugana akariho, ariko nanone hari igihe ijambo riba rifite igisobanuro gikomeye cyane rishatse kuba ryatanga. Mu by'ukuri nibyo nashaka kuba nagarukaho. Reka tujye dukomeza twige Ikinyarwanda rero. Ikinyarwanda ururimi rwacu rwose tujye dukomeza turushyigikire, ntiruzigere ruzima, ubwo ruzakomeze ruhore rutubera urumuri rutumurikira by'iteka ryose. Kuzarinda nyine u Rwanda ntabwo ruzigera ruzima, ruzahoraho by'iteka ryose. Tuzasaza, tuzataha, havuka abandi, ariko njye nk'umuntu cyawe nk'umuntu tuzasaza ndetse tuzava muri ubu buzima,
ariko u Rwanda cyangwa se ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ntabwo ruzigera ruzima. Reka tujye dukomeza rero turusigasire, turushaho kurwiga no kurucengeramo cyangwa se rwo rukomeze kuducengeramo. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Niba utarakora subscribe wayikora. Njya nkunda kuvuga cyane ko iyi channel ikurikirwa cyane n'abantu b'abanyabwenge cyangwa se b'abahanga. Ubwo nyine niba nawe uri umuhanga, ubwo nyine nawe urumva icyo ugomba gukora. Ariko nyine niba uri umuswa cyangwa se niba uri umuntu wa fake, ikomereze nta kintu ukoze. Ariko nyine niba uri mushya kuri iyi channel ukumva ko hari ibintu by'ubwenge nk'ibi, ntago wagenda nyine icyo gukora nawe utakizi, nyine nawe urabyumva, ni subscribe cyangwa se like cyangwa se na comment cyangwa se na share ku wundi muntu wenda nawe uzi nk'umunyabwenge nka mugenzi wawe. Ariko abantu b'abaswa nyine bahita bikomereza ibintu nk'ibi, ntabwo baba babyitayeho, bashishikazwa no kumva ibidafite umumaro biri aho ngaho bidafite epfo na ruguru. Ndabashimiye ko mwafashe umwanya, reka tuze gusubira bidatinze mu bindi biganiro. Murakoze cyane.